Abantu benshi ntabwo bazi ibiri kubera murino si. Ese mu by'ukuri ni ibiki biri kubera murino si? Reka turebe ibintu biri kuba murino si, noneho tubimenye bituzongere kuyobywa ukundi. Tuzi neza ko hari Imana iri hejuru ya byose. Imana isumba byose, izi byose, Imana ibona byose. Ibiba byose Imana irabizi. Noneho ukibaza uti ni iki kiri kuba muri ino si? Kuki ibintu biri kuba uko biri kuba ku muvuduko biri kubaho? Hano uko mbabwiye dufite Imana iri hejuru ya byose, tukagira ubwoko bwa Yuda aribwo bwavuyemo umukiza wacu Kristo. Ubu bwoko bwa Yuda bukaba buri muri Amerika, niba ari Abirabura muri Amerika. Noneho ukagira n'idini rya Christianity n'Abisiraheli bari mu gihugu cya Isiraheli, biyita ngo ni Isiraheli, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ubwoko bwa Isiraheli. Bari abazungu bari hariya muri Isiraheli, ntabwo aribo Isiraheli ya nyayo. Ugatekereza uti Isiraheli ya nyayo ninde? Yuda ninde? Kubw'ibyo rero ibi byose uko nababwiye, hari Imana, hari ubwoko bwa Yuda bugomba kuzatwara ubutware, hari idini ryakozwe n'abazungu, hakaba n'abari abazungu bishyize muri Isiraheli ubundi atari ubwoko bw'Imana. Noneho ibi byose bikaba biba kubera iki? Kubera ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma abenshi bita imperuka. Ni ukuvuga ngo ibintu byose biri kuba mu isi yose biri kuba kugira ngo bisoze bwa buhanuzi bw'ibyahishuwe. Reka turebe rero. Idini rifite umugambi. Uwo mugambi ni uwo gukomeza guhishira ubwoko bw'Imana bwa Yuda ni bande, kugira ngo barabita Abisiraheli bari muri Isiraheli bagumeyo. Akaba ariyo mpamvu muri 2019 ibyabaye 2019 niyo mpamvu byabaye kugira ngo bipfukirane ubwo buhanuzi. Tuzi neza ko barabirabura bagize muri Amerika muri 619. Ni ukuvuga ngo 619 kugeza muri 2019 ni imyaka 400. Imyaka 400 ni imyaka yo mu gitabo cy'ITANGIRIRO 15-13 byanditswe ko ubwoko bwa Yuda ariko muri Amerika buzatangira gukanguka bukamenya abaribo. Ni ukuvuga ngo ababirabura bari muri Amerika batangiye gukanguka, byatangiye mbere bamenya ko ari ubwoko bwa Isiraheli, uko bava muri Isiraheli uko baje kugera muri Amerika babyita ubucakara, ariko mu by'ukuri ni ubwoko bwa Yuda bavanye muri Isiraheli banyura muri Afurika, bava muri Afurika bajya muri Amerika. Karo hari nyuma y'iyo myaka 400 komeza kubabwira cyari igihe kigomba kugera kugira ngo bakanguke bongere bibuke ni bande. Bamaze gukanguka rero 2019 nibwo hahise ubona biriya bintu byose byabaye 2019 kugira ngo bapfukirane buno buhanuzi butagaragarira buri wese. Twakwibaza tuti abantu bari gukanguka ni bangahe, bikumera gute? Ariko wibuke ko hano iri dini ryakozwe n'abazungu ntabwo ari ryo dini dukurikije Imana. Imana ntabwo ubona iri dini ry'abazungu haribwo rusengero. Urusengero rw'Imana ni bande? Abantu b'Imana ni bande? Ese kuki ibiri kuba byose biri gupfukirana ukuri? Ni ukubera iki? Nta yindi mpamvu rero, uko nabibabwiye 2019 byabaye mwese barabibonye umuvuduko byakoreweho. Kubera iki? Kugira ngo bikumire ubwoko bw'Imana bw'abirabura bari kubyuka muri Amerika, kugira ngo bitagaragara buri wese ko ari ubwoko bw'Imana. Ni ukuvuga ngo hano dufite impande ebyiri. Uruhande rw'iburyo bw'Imana rushaka gusoza ubuhanuzi nk'uko byanditse, n'urundi ruhande rwa Satani rufatanyije yaba Abanyamerika, Abanyaburayi n'abari abazungu bishyize muri Isiraheli bita ngo ubwoko bw'Imana. Ni ukuvuga ngo bafite umujyi umwe nabo bari gukorera ku ruhande rwa Satani kugira ngo bakumire ubuhanuzi nyabuhanuzi ngo budasoza. Kubw'ibyo rero wahita wibaza ni iki cyatumye 2019 ishoboka? Kuki 2019 yashobotse bigakwira isi yose? Nta yindi mpamvu
bakoresheje kuyobya abantu no kubabeshya. Wibuke mu ijambo baratubwira ngo witonde hatagira ugushuka ukoshya. Boheje abantu bose barabwira ati mubifate babibashyiramo, bamaze kubibashyiramo ubu byararangiye baratuje. Bimaze kurangira rero sasa ni iki kizakurikira? Ni iki kizakurikira 2019? Ni ukuvuga ngo 2019 nta bishobora guhagarariraho, bagomba kuzongera bagahozaho bagatera abantu ibintu n'ibindi niko bigomba kumera. Bivuze ngo rero byanze bikunze mu minsi imbere tuzabona ibindi bintu bazashyira mu bantu. Kuki ibyo bintu byabaye? Impamvu byabaye bya byose bashyize mu bantu 2019 ni ukugira ngo bakumire ubuhanuzi. Kandi wibuke ngo ubuhanuzi ni ubuhanuzi bwo kuza k'umwami wacu n'umukiza Kristo. Izina rye Yeshua Hamashiya niryo zina rye nyaryo, uko baje kumwita Yesu cyangwa Jesus cyangwa Jesu. Ayo ni amazina bamwise bamugira n'irasho y'umuzungu, ubundi Kristo wa nyawe nta nubwo ari n'umuzungu. Uko kuri rero kuri kuza hanze kuvuye muri ubu bubyutse bwa Yuda ari ugomba gutwara ubutware bw'ibihe bizaza, ntabwo bashaka ko biba. Ni ukuvuga ngo abo bazungu bose bishyize hamwe babona uriya mugambi wa 2019 ko ari cyo gisubizo cyo gutera biriya bintu mu bantu kugira ngo bakomeze basinziriye, noneho wa mugambi w'Imana wo gusoza ubuhanuzi ukumirwe, himikwe umugambi wabo wa Satani. Niko batekereza. Ariko tuzi neza ko na mbere na kare hose abantu bose baragerageje bashaka guhinyuza Imana. Ibyabaye muri Misiri, muri Egiputa ni amateka twese turayazi. Ni ukuvuga rero hano ni iki kiri kunyemera. Muri Bibiliya wibuke dufite ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri zigomba kujya hamwe. Izo nkoni ebyiri nta zindi ni ubwoko bwa Yuda buri muri Amerika, bari Abirabura bari muri Amerika na Afrika niramuka ikangutse igakanguka bizaba birangiye. Afrika nicyo gice gisigaye gukanguka, bakamenya ko ari bwoko 10 bw'Isiraheli bwabuze. Nibamara kubimenya bizaba birangiye, kuko Abirabura muri Amerika n'Abanyafrika bagomba kuza hamwe bakongera bagakora bwa bwoko 12 bw'Imana kugira ngo bakore Isiraheli ya nyayo. Ariyo mpamvu ubona ibiri kuba muri Afrika bifite umuvuduko nabyo, ngaho kwitambika ubutinganyi, ngaho kwishyira hamwe ngo biganzire za matsuru. Habira bihugu byo muri Afrika biri kugenda bikanguka byirukana Abafaransa bari barafashe bugwate na bunyago. Biriya bintu byose ntabwo ari ibintu biri kugwirira abantu gutya gusa, ni ubuhanuzi bw'Imana bugomba gusoza. Abanyafrika bagakanguka, bamara gukanguka bakajya hamwe n'Abanyamerika b'Abirabura, noneho bagakora za nkoni ebyiri ziba imwe mu kuboko kw'Imana, nk'uko dusoma mu gitabo cya Ezekiel 37:15 kugera kuri 28. Ni ukuvuga ngo buno buhanuzi bugomba gusoza ubwo Afrika izakanguka ikajya hamwe n'abari Abirabura bari muri Amerika bagakora Isiraheli ya nyayo. Tuvuge rero icyitegererezo ni iki? Abarusiya. Kuki Abarusiya bajemo bakajya muri Ukraine? Bariya bajemo nk'imbogamizi z'umugambi w'amatsi ibihugu b'Abanyamerika n'Abanyaburayi n'iryo dini ryimitse n'abarabita b'Isiraheli bishyize hamwe bakora ibintu bya Satani. Abarusiya barabangamiye. Wibuke Imana iteka dusubira inyuma mu mateka ikoresha igihugu runaka kugira ngo ikize ubwoko bwayo. Uko bigaragara muri ino minsi Uburusiya bugaragara nk'icyo gihugu, kuko Uburusiya bwitambitse bukabona kitambitse za Amerika, kandi uri kureba ko Afrika n'Uburusiya biri kugenda hamwe, biri kugenda bijya hamwe. Ibi ngibi akaba ari byiza kuri Afrika, kuko benshi babibonera mu nyungu ngo Abarusiya bazaza gusahura. No, ibi ngibi bizatiza umugambi Afrika kugira ngo yishyire hamwe, yisuganye, imenye nayo ko ifite imbaraga. Wibuke ibihugu bya Afrika nk'uko bifite Abarusiya wenda bavuga ati turabavuganaho gato,
biri kugenda byiyumvamo ingufu bikavuga ati no. Imigambi yose za Amerika zizanye yabo y'ubutinganyi yabo byose, Afurika ikavuga ati no. Ntabwo ari ukubera ngo ni imbaraga z'Abarusiya, ni ukubera wa mugambi w'Imana n'ubuhanuzi bigomba gusoza, kuko Afurika n'abirabura bari muri Amerika bagomba kujya hamwe bagakora Isiraheli ya nyayo. Wibuke kandi ko Afurika nimara kugira imbaraga yarakangutse ikajya hamwe n'abirabura, byanze bikunze umukino uzaba urangiye, niko tuzongera gufata ubutware twongera kuyobora isi nk'uko byanditse, akaba ariko kuri abantu benshi batabwirwa. Mpamvu rero nk'uko tumaze kuvuga iby'Abarusiya, hano ni ukuvuga ngo bari kugenda bajya ku ruhande rw'ukuboko kw'iburyo kw'Imana ko gusoza ubuhanuzi, hakaba n'ukundi kuboko ibumoso bw'Imana, ariko bari gushaka gukumira ukuri n'ubuhanuzi ngo bitaba. Ni ukuvuga ngo hari ubuhanuzi buri gusoza uko Imana bishaka, hari n'ibyo Satani ishaka, byanze bikunze byose ni igihe uko bimeze, byanze bikunze mu minsi iri imbere kuri izi mpande zombi uko ari ebyiri, yaba ari ubuhanuzi bw'Imana nk'uko Imana yabivuze, yaba na Satani nawe ibyo agambiye kugira ngo akore, iminsi iri imbere tuzagenda tubibona kuri izo mpande zombi ibiri kujya mbere. Ni ukuvuga ngo Satani azashyiramo ingufu, azana ibintu byose abishyire mu bantu, abisunikira abantu, byanze bikunze ngo bifate mukora ibi n'ibi, bigomba gutangira kwigaragaza, kuko Satani afite igihe gito kandi azi ko abantu bose bamaze kumenya ibiri kujya mbere, amayeri ari gukoresha. Ni ukuvuga ngo nanone ku rundi ruhande rw'Imana tuzabona ukuntu ubuhanuzi buzagenda busoza, noneho ukavuga uti kugira ngo tuze kuri ubu buhanuzi hasigaye igihe kingana gute kugira ngo ibi bisoze. Ubu rero kanguka, nizere ko wumvise neza, umenye ukuri kw'ibintu uko biri kuba. Ni Yuda ugomba kuza hamwe n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afurika, bakongera bagakora Isiraheli imwe, aribyo bano bazungu badashaka ko ukuri kujya hanze, kuko bazi neza ko Isiraheli niyongera kuba Isiraheli nyasire nk'uko yaramye, bazajya hasi babe abanyuma. Ibyo ni ibintu badashaka, niyo mpamvu bashaka gukora ibishoboka byose bakabashyiramo izo ngingo, bakabashyiramo ibintu byose kugira ngo mukomeze musinziriye, hato mutazagira ngo muze ku ruhande rwiza rw'Imana. Naho rero umaze kumva ukuri, gusangiza abandi, ukumenye nawe wisomere mu ijambo ry'Imana, ukurikire neza, ushungure kuki ibintu biri kuba muri ino minsi, kandi abantu bavuga ngo ni iminsi ya nyuma, bihatse iki, kubera iki biri kubuku, ubyisomere ubimenye, atari uko ubibwiwe nanjye cyangwa ubibwiwe n'undi muntu, ubwawe wishungure. Nzi ko Imana izaguha ubushobozi bwo kumenya ukuri nyakuri, uko kuri ariko kuzakubohora, kugira ngo tuzajye Isiyoni nshya twera neza uko Imana ishaka. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom.